shu fresh wapi ara kandi gatebe icara gafuteruka uzi gutora si bishyimbo sibyanjye ngo bimeze bite sawa nyine tu noneho kunzindukiye nabirenze ese umushobora rumeze meze neza nyine ko wanyatse nakwangiye ikizi tubashize iminsi ngaho twara iminsi yagiye gushira ari ine rega umuntu abahuze nose buri gihe nabaza wese ubundi kutazi cyane kubizi reba se ndatetse bande ngenyine ese sirihamwe zose ni wowe uzishaka sharabyoya ibyo ntabwo ari byo binzanye ntitujinjiye kwivugira kuri boyfriend wawe yamugonze se Cari bimeze bite? Bimeze neza. Bimeze bite ahangaha ko babahungu bari hehe ko binabe n'abanyibariye. Babahungu bari hehe? Babahungu rwose. Hari utuntu uzajya mu modoka bari hehe babahungu. Nazengurutse ahantu hose muri biro nta muntu wicaye bimeze bite ubundi. Abahungu bose. Iyo bagiye muri pause ugira ngo nyine bageze mu rugo barashaka kuryama. Akazi kaba gahagaze. Muri company yanjye se? C'est ça. C'est pas possible. Aho ntago ari banjye. Byageze bite? Sembe sara abanyamubwira biki. Baranga kuvuga kugira ngo atagira abo mbuze umugati cyo mbabarira. Umugati? Buryo nkawe supervisor ubona ibintu bipfa cyangwa bitagenda ukabirebera ngo ntago ushaka kwiteranya na rubanda. Nyine ntabwo usura urabona abantu bamara kuri ya banyiteranyije bakangira bakankorera nk'ikintu kitari cyiza byashimisha. Wenda kuva bimbajije wenda banakubwira ariko uretse gato iyo ntabikubaza byari kugenda gute? Okay, sorry. Uretse urabubwira ngambwira ndabikubashije wenda ndari ikintu ugiye kumbwira cyadufasha muri company yacu. Bose wenda kumbajije reka nkubwire company yawe nyine impamvu ubona batagenda neza abakozi nyine barigaritse ntabwo bagomba gukora ibyo bagomba gukora. Ubu bakiriya no kwirirwa bampamagara bambwira ati se niba tubabwiye tubasabye ikawa ukatubwira ngo ikawa ziraje nizo tugereho biba byagenze gute? wapi yabaye iki se ko tumaze no kuvuga maze kuvuga bari ikibazo bumbaza nyine naje kubwira ese ubona uriya boyfriend wagukunda cyane wowe utabibona urabibona abantu bose bazi ibintu na mera abona ariko oya uretse nkwereke ifoto yawe y'iki yose yabaye iki rero ni foto si wa mubebe ko turi kumwe mu kirori kubizeye ntabwo ariko bimeze mbizi gute barakundana derande ibyo nkweretse nyine derande ibiki n'ibiki nyine n'abandi bakundana boyfriend wawe ariko kuvuga ntabwo umuzi rukundo wagiye njyewe yego barakundana shawapi ibyo si bwa oya reka nkwereke mva mu byo nari ndimo nkajya kubyikorera kuko ubishinzwe ntabwo aba ari kubikora nk'uko byakora. Kumbe bari abahinzi batugemurira ikawa buri gihe bigamamagara ntago ikawa bakiduha nk'uko bayiduhaga mbere kumbe duho nk'uko byagenze. Supply ari hehe? Naracyari muri pause. Muri pause zino saha saa 10 bakaye bari mu kazi. Muri pause nk'abageze iwabo. Ntabwo bishoboka muri company yanjye. Ibyo narinzanye birafatwa nande birakorwa nande mu modoka urabikuramo ndakora mu byo nshoboye. Oya nzanyemo ibipimo birishana n'ibiro 200 urabikuramo. Reka tubahamagare basi. Ubahamagare ntabwo bazi icyabazanye. Nawe si ibibazo nk'ibyo nyine urukumbaza nibyo nanjye nakubwiye. Nakubwiye ngo uceceka. Iyi mitungo mukinamo nayo iba yaratuvune ntimukabone nzanga buri munsi ntabwo ikampani ari yanjye gusa
harimo abashareholders uri kumva bafite abantu ngomba gutanga raporo uri kumva nkawe supervising iki ceceka navuye ngo uceceka uri kumva ushinzwe iki bose ariko ibyo nshinzwe ngiye mbarabyitayeho wabyitaye udatangira raporo ku gihe nakubajije uceceka navuye ngo uceceka uri kumva ndiki hano jewe ndiki hano the boss waje the CEO waje w'iyi company turimo uri kunyumva neza mugiye mudakora ibintu byanyu uko mubishi ukwezi kuzashira muhembesha muzahembesha subiza ntago uzi kuvuga simere kuzi kuvuga nk'isande tuzahembesha byose wajya ngo ntabwo tuzahembesha nta kintu mwakoze barabakiriya baramubagara nk'ikawa nyiri kubageraho ku gihe hari ahantu nasohokeye sinzi ukuntu nagize gutya ndebye hirya mpita mbabona bari kumwe nose yigeze akubwira ko basohokanye se basi ryari kumva ndakeka hari ku wa gatatu w'ikindi wowe wajya igihe he mwahu nyine wamubonye yasohokeye sindi kwibuka neza ko ngiye hari ahantu nasohokeye nyine hari umutipa arungenguza mpita mamubona rero kuvuga urumva uri sure ndi sure ntago ndi gukina ariko siko mu bebe tuziranye inshuti zose uraziyobewe cyane ntabwo ifoto yatuma mbyemera sawa uzabyibonera ese usigaye ubona hari uko yagukundaga ariko akigukunda wenda nyine ntabwo tukivugana cyane ntabwo mukivugana cyane habaye iki nyine asigaye afite akazi kenshi gatuma utavugisha umukunzi wawe kandi umuza ku mutima ese wagiye utekereza ntabwo urukundo yarimo baragukinnye mani urukundo arankunda pe na cyane akose mana baragukunda nyine ubimenye tu mani ntabwo nakwizera pe ihangane bibaho mani uri seriye wamubonye yasohotse seriye yasohotse noneho ukuntu bari bameze noneho agakobwa kari kamuryamyeho kameze gutya umva oya reka basi utabinyereka reka bayisana reka uno muntu mbe muretse mvureka mubwize ukuri amungu ntabwo agukunda nushaka uvemo mani nyine kuwa gatatu ndabizi ko atarari iwabo turimo turahomba ku munsi kumwe nabwiye ngo uceceka wimvugiramo uri kumva wimvugiramo abakiriya barahomba kampani yacu iri guhomba abantu bose nta ukitwitayeho ngo yewe nta kintu turibashya gukora ubu ngubu rwose ngo turi ibigoryi aho ngaho kampani yacu iri gusubira inyuma rwose muri supervise aho ngaho nanjye nkicara mu biro ngo uri gukurikirana ibintu kumbe uri aho ngaho uri mu matelefone iyi telefone waje ufite telefone ariko narayikoreye bose nakoze warampemye ndakora ntabwo nagiye warayikoreye ukimara kuyibona nabwiye ngo uceceka wimvugiramo nabwiye ngo tisi hano numvugiremo uri kunyumva neza muraje murakoze ariko buretse ndabonana nabo kandi aho bigeze bamagana shaka buri umwe hano buri wese kesi ye hano bundi mbere yo kugira ngo nabamagare bundi ibibazo biri kunuganuka muri no company bimeze bite bihagaze bite wamurije kuvuga kenshi nakubwiruka byanga naguhaye ijambo ngavuga reka mubwire ibyo ngomba gukora narabikoze kandi ndanabikora naronda cyane nabikora nkanakora n'ibyo ntanashinzwe none ubu rero uko bimeze naho bigeze barava mu kazi cyangwa nkavemo usigarane nabo cyo ntabwo ari igisubizo supervisor urabizi ukora akazi kawe neza uragerageza ariko ikibazo cyawe ntabwo utangira amakuru ku gihe gusa nk'ibi nari mbizi ko bagize isaha baratashye nuko sare muri weekend se ntabwo dukora ku gatandatu ntabwo dukora erega icyo utazi ntabwo ari ukora weekend gusa n'indi minsi yose niko bigenda rero nge ndavunika bihagije ngakora akazi ndashaka raporo ya buri muntu hano uwitabira n'utitabira ndabashaka hano kuri attendance list hano bafite abantu basinye ndabashaka ariko nyine nibyo nakubwira niba udashoboye kuvanga abantu naba nk'abantu batita ku bintu ureba ibyo twohereje cyo ntabwo ari igisubizo rero ntabwo utuma nanjye ngusobanurira niyo mpamvu wagumana nabo nanjye nkagenda kuko niba nzi gukora ntawe nzajya ngo nimbura akazi ngaho nsobanurire
mwese niba udashaka ko nkubwira ntaho nzajya ngo mbure akazi uko nzi gukora kuko ngiye nkora n'ibyo ndashinzwe kugira ngo kampani ibashe kugira ute kuzamuka nkavunika rero niba udashaka kumva amakosa y'abakozi bawe uko bimeze wumva uko imvune bamvunisha uko ingana ndagenda usigarane nabo cyangwa se bagende mu kazi soke n'abandi bakozi. Okay, urabizi amagara buri mukozi wese basaga muri ofisi yanjye Yego. amagara ugize vuba Ndaje mba. mu minota 30 nuri hanze y'igihugu nashaka atega indege azi turumvikana Ndaje mbarebe. sawa Sawa. yego ariko nyine ntabwo nari nzi ko nyine yaba yari yasohotse n'undi muntu. noneho baratamikanaga nashatse gufata video Mani oya. bahita bampamagara ngo njye ngende nuko nari wallahi nari kugufatira video ukabyibonera none se urumva nakubeshya nuko turi inshuti mani hangana wangu niko bameze Shawapi urukundo nzi ntabwo ibyo bintu yabikora. abahungu n'umwana wundi Nyine wenda ushaka gusanga wenda ari nk'umuntu wari mu bwenge wenda umuntu batamikana ehe udukisi twa hano ibiki Oya, ntabwo batamikana urukundo nta n'undi muntu mani nta n'undi muntu yasoma wapi. nta muntu yasoma Wapi mani. rero byarabaye Oya mani oya. kandi wipapa ibyo ntabireba Oya. Ushaka kuvuga undi muntu urukundo nyine nazi urukundo nzi reka. Mani uzi ko uriya mujama muri Kigali ugira girlfriend umwe wenyine cyangwa iwe ko tumaranye imyaka 3 ndamuzi neza 100%. nimba umuzi ibyo nibikureba ngewe mubwiye ibyo ntabwo yatamika umuntu utari ngewe nta nubwo yasoma undi muntu utari ngewe. ni iki se ufite abandi badafite Mani basi tubireke. nyine mbwira icyo ufite Tubireke, abandi badafite nyine yambwira ni icyo ufite abandi badafite noneho basi tubireke nubwo nshaka kubyumva pe. ntabwo ushaka kubyumva ni Ko byiza nta nyine ntabwo nakuvuga urukundo oya. nyine umushubu Oya, mani, oya, bibaho ariko ese ni ko ntacyo ubura umuhungu bamugize. urumva ari ibintu bikaze abandi bazaza ubundi sura muhungu wamuvuye Wapi nyine ntabwo ngiye nabyemera kubyo. umva reka nkubwire we muveho nguhe pasi muhungu mwiza kandi Oya nta kintu kimwe wavuga ngo nyumve n'iki na kimwe. we bimenyereye ko atakigukunda niyo yaba agukunda abaguca inyuma Oya. nose yigeze akubwira ko yasukanye n'umukobwa Oya mani. nose nyine yigeze abikubwira Oya basi reka tureke ibyo iki kiganiro tukireke. Kubera oya. Ntabwo byakunda kuri aho wizeye uriya muhungu ukagira ngo mani wowe ushaka kuba mani ubundi rukundo ubundi cyangwa wamaze kwibagirwa isura ye. isura ye se ni igitangaza Mani ushaka kuba utakimwibuka kuko nawe urabizi ukuntu rukunda nkunda tubizi. Noneho uri kuza ukambwira ngo wamubona ngo nanjye sindi kukubeshya nanjye narabiboneye muri hoteli bari kurya bameze neza ndavuga se undi byamugendekeye gute bamuroze nanjye byaranunguye rero ubimenye ese muri kimana ntago nabyemera katira imbwa ugenda simane nyine nawe urabizi urukundo uramuzi sibyo ndamuzi uzi ukuntu ateye nanjye nari nzi ko atabikora urabizi ko arifotoza n'uwo mukobwa ari njye wamwinginze ngo bafotozanye sibyo si njyewe none gute uri kumbwira ngo basohokanye ni nkaho ari wowe rero wabyiteye ubundi se ni gute muri kino gihe usigaye uperezanta sheri w'abandi bakobwa niba wabyiteye nyine kabigukorera nyine reka nkubwire ese ko wamuhaye umutima wawe wose nkimuvuga ubwo ko atari umumagara kandi uje nibwo ari nk'aho aribwo tukimara kuvugana nyine muvugisha ntabwo muvugishe nyine muvugishe cyangwa ntabwo umeze neza mani gutya ni ukwijijisha mwana ari kwijijisha ngo akwereke ko akwitayeho ese kutamwitabye ndaza kumuhamagara nimera neza nazi kumeze wafushye mani nyine ibyo tugushaka nanjye si ukubeshya ukuntu nabonaga mumeze neza ukuntu nabonaga
nta kibazo bifitanye ntabwo nzi ko yabikora use mwana wazibereye singo ntabwo nabona afite urukundo ntabwo bibaho ntabwo waba uzaba nawe kamarase ese mwana ubusanzwe ibintu uri kuvuga ari ibyo uzabyibonera humura ibaze kuko usanze we n'uwo mukobwa barasohokanye we wambwiye ngo kwa gatatu ntabwo yari ahari nyine ndabyumva ntabwo yari ahari ariko ntabwo bivuze ko yari yagiye aho hantu nose ngewe kubera iki mubwiye kwa gatatu ngewe nzi ko adahari cyangwa yari ahari umugari gitaraganya bimeze bite ni amahoro oya nta kibazo nta kibazo ni iki bashakaga se afite izindi gahunda ashaka kujyaho nagiye wambonera n'inshuti oya ntakikubonera ariko ubu ngubu ndahuze ibyo nshaka kukubwira byari ingenzi ni ibiki bashaka kumubwira nose shira wawe mumeranye ute nyine tumeranye neza urabizi ko mukunda kandi nawe arankunda kandi urabizi ko ntashaka gutandukana ariko bishobora kuba ariwo mukunda watagukunda ngenda mukunda kandi nawe arankunda wese ubikuye kuba yaba atankunda ninde wabikubwiye yarankunda n'ubu bamaze kumuhamagara tumaze kuvugana ameze neza wowe kubera icyo urimo uravuga sheri wanjye inshuro nyinshi hari ikibazo yaba yagize nuko aribyo nabonye atari byiza ibihe hari agasore nyine nabonye bari kumwe bifotozanyije agasore ibyo ntabwo bibaho nta gasore nyine ibyo ntabwo bibaho sheri wanjye dukundanye kuva kera ibyo ntabwo yabikora ndamwizera inshuro nyinshi tuba turi kumwe n'ubu ibyo ngibyo ntabwo yabikora none se ubu mweretse nk'ifoto bifotozanyije wabyemera kwifotoza ni ibintu bisanzwe ariko hari ifoto ubona atari ibintu bisanzwe ifoto ubona atari ibintu bisanzwe ubwo nk'iyihe nyine uko nabwo ngusobanurira Eric ntabwo wamuha imari ngo ayigeze ku mukiriya umugore bampamagara buri munsi ntiyaranje nkavuga ati okay reka mtembi mbyeranje utazora kubimenya urabizi ntabwo ari ngombwa uhita umenya akantu gukina kanya urekiya byose rero ngo ndekera aho utaretse habibone niko turi kwa kangahe Eric uri kwenda ntabwo dukora kwa gatandatu ubu ni sangahe turakora ko boss ese nawe kwajya break boss nawe ugishyiramo imiyaga nukore ko sawe ntabwo mukuru wawe nta kintu ubona mukuru wawe wowe ibisatsi bikaraze turabizi neza ko boss ngo ntabwo ndi mukuru wawe ceceka uvuga ko muhayisha yego rwose boss turumvikana yego aka break ni ngombwa nakubwiye ngo ceceka uri kumva kwa gatandatu ntabwo dukora hanga turi sangahe ntabwo turi saa 10 akazi karagira sangahe ntabwo ari saa 11 nakabaye muri nakubwiye ngo ceceka wowe ceceka nakabaye muri heze no saa ntabwo muri mu kazi bungu ase break kuweho boss break baryari ntabwo ari saa 6 kugeza saa 7 none muri sangahe ntabwo ari saa 10 ntabwo muri mu kazi ntabwo ariko bihora boss ako boss n'ubuzi ko twagize akazi kenshi tujya muri break dutinze wijya mu mutinze habuze iki kwanza wowe ntabwo ari wowe dirushinzwe kujya kuvugana n'abahinzi hara Musanze turavugana bisa none ko bamagara bakambwira ngo imisaruro y'abindi igera naho ijya kubaburiraho uburi hehe bose ntabwo nzana imari muri company ariko ubundi kwanza nkawe ntabwo urushinzwe kuderivaringa ku bakiriya boss mbikorera telefone nakira nk'ubu ngubu navuganaga n'umukiriya ambwira yuko ibintu yabyodanize bitamugezeho ko boss kuva natangira akazi nubizi ko mbikorera ku gihe n'izina ry'Imana umuntu uri kunenanye ninde koko ntabwo ndi mukuru wawe hano ngongana namwe uri kumva kano kazi ngamaze mfite experience muri kano kazi murabana cyane muyimenye turabizi neza uri kumva
nkawe kuki bitabageraho bose mbikorera ku gihe nuko umuntu uri kunteranya no kuri sinzi ari indi kuva nagira muri akazi njye umuntu wa mbere ukora neza kuri tabiri ku mutwe niyo murera murasuzugura nkawe naje niyakiriye kuri reception uri hehe gusa ariko mbamari ubuhari ndi umusazi ceceka ndi umusazi njyewe none ubu uri hehe ndaza nkiyakira ubwo bivuze ko na buri munsi ari gutya babimeze baraza bakiyakira umunsi ku munsi supervisor ambwira iki ntagakora akazi kanyu mwese akora akazi ko supervisinga akarenga akareceptioninga akadelivaringa ndetse akagera gute akanasuplyinga mamuri he mukora iki mushinzwe iki mbaye mbangaho ubundi siko bya bintu bishobora kuba ari ibyo none se ko wahakanaga ukavuga ngo shere wanjye yabinkora kuko yarabikoze ibi bintu shere ntabwo yabinkora rwose ibintu shere wanjye ntabwo yabikora shere wanjye ntabwo yabinkora ibi bintu rwose urabona ariko reba akabizo yari yaramuhaye mani hangana nari naramwizeye ese wizera abakobwa gute nari naramwizeye nkamuha urukundo rwanjye none aramemukiye bigezaho koko shere wanjye ntabwo ibintu yabinkora yari yabigukoze kandi ihangane ibyo ese ko mbona wenda kurira abakobwa bashize mu gihugu barahari bose natwe turahari njye ntabwo wanyemera